Regis ahantu twasambaniye je ndahazi muyegete uwo muhungu ndafise nimero ziwe nawe ubwo arahazi sindazi ko yobyihakana basi janyange nangorane ariko akunda umwana uri mu ndamane ngayo nguko uwo bita Kapiteni Regis wabamamaye ku izina cyane rya kapiteni cyangwa se rya Regis muri Afrimax. Mbere yo kugira tuvuge ubuzima bw'uyu mukobwa cyangwa se uburyo Regis yahuye n'uyu mukobwa akaba yamusambanya, reka tubanze tuvuge urugendo rwa Regis mu gihe gitoya cyo guhera harajya muri 2018 aho yatangiye akina komedi ari kumwe na ba Nyagiso, nyuma yaho 2019 akaba ari bwo muri covid uyu Kapiteni Regis yaje kugaragara muri Afrimax, dore ko Afrimax aribwo yazamutse mu gihe gisanga umwaka umwe ikuzuza miliyoni, dore ko Afrimax icyo gihe ariyo yari iyoboye hano mu gihugu. Afrimax TV niyo yacagaho sinema nyarwanda nyinshi cyane, dore ko na ba Kiramani ariyo bari gukiniramo hafi ya bose, ba Nyagiso, ba Patino ndetse n'abandi Aisha, abantu bakina komedi hafi ya bose bari bibereye hariya kwa Afrimax TV. Ni ukuvuga ngo mbere na mbere 2017 2016 Kapiteni Regis atarajya mu byo bita komedi cyangwa se filime, uyu Kapiteni Regis yari umwarimu yigishaga segonderi, nuko nyuma 2020 ameze kuba ikirangirire, ameze kuba icyamamare, nibwo yafashe umwanzuro ava mu tsinda cyangwa se kontara ya Afrimax. Ibirarangiye muri 2020 igitangira, nibwo Kapiteni Regis yatangiye kuzajya akina amafilime ye ndetse n'amakomedi agashyira ku rubuga rwe rwa YouTube yise Regis. Nuko Kapiteni Regis 2022 nibwo yakomeje kuba umuntu udasanzwe bitewe n'uburyo akina, ari umuntu uri seriye kandi umeze nk'umusirikare, nuko izina rya Kapiteni riza kumufata kuko yarakomeje akina nk'umuntu w'umurakari, nk'umuntu uri seriye, ibyo bisoza yiswe Kapiteni Regis. Nuko nibwo 2023 Regis yavuze ati njyewe ntabwo nzongera gukina ahandi hantu hose cyangwa se hashoboka, bwaje kugaragaza n'impamvu atajya gukoreshwa interview kuko ngo bita Murindahabi Irene yigeze kuba yatumira umuntu wo muri timu yabo akaba yamwima itike yo kuba yatuma ataha, bisoza Kapiteni Regis ibintu bimeze nka interview ahita abireka burundu. Nuko mu minsi mikeya, reka twirukanka tureke kubatindira, nibwo yagize gutya ejo bundi nta n'umwaka urashira 2024 agirana saga n'uwo bita Miki, bakundanye igihe kitari gitoya cyane, dore ko ahangaha mu basitari nyarwanda ari ibintu bimeze nkaho bimeze kwera, basigaye bazamukana n'abakobwa ndetse bikagaragara ko ari abagore babo, nyuma baza gutandukana bakundana n'abandi bigasoza bashaka kuzisenya. Ubu ngubu none byongeye biragaruka 2025 ibyabo hamwe na Miki bimeze nkaho biri gutungurana cyangwa se ari ibintu bigoranye cyane, urugendo rwabo bose umwe ashaka gusenyera undi, undi agashaka gusenyera undi, ariko nagira ngo ubwire ko ibi byaje kuba byarangira cyangwa se baje kuba babihagarika kuko ibi ni ibintu bimaze igihe kinini cyane. Buri mwaka urumva nyine baba bashaka gushondana, aho Miki aba agaragaza amakosa y'uyu Kapiteni Regis n'uyu Kapiteni Regis akaba ashaka kugaragaza amakosa y'uwo bita Miki, kandi bose ni abantu bameze kubaka. Rero ibi ngibi bikaba biri kugaragaza ko industry ya filime nyarwanda iri kuhandagara, nibwo Kiramani nk'umuntu umeze ubu ngubu nk'aho abaherenze, dore ko nawe 2019 yafashije umubare mwinshi cyane ukina sinema nyarwanda, izo twita filime, ubu ngubu ariwe bafata nka dadi wabo, nka papa wabo, nibwo yaje gufata umwanzuro aravuga uti muhagarare. Ubu ngubu saga ye hamwe na Miki ikaba yahagaze, ariko itarahagarara ndagira ngo uyu bita Kapiteni Regis ari mu gihe kimeze nkaho ari ibibazo cyane bikomeye cyane, nibwo haje umukobwa w'umurundi aravuga uti njyewe Regis twararyamanye, then ukuntu byatangiye ni ukuvuga ngo uyu Kapiteni Regis umukobwa yamubwiye ko afite impano yo gukina ngo filime, noneho uyu mukobwa aramubwira uti basi wihozana amafaranga kuko twinjiza muri timu.
Then umukobwa aramubwira uti nta mafaranga mfite ariko ngerageza urebe ko nshoboye gukina. Kapiteni ngo Regis aramubwira uti se waba uzi gukina role yo mu buriri? Umukobwa agiramo ubwoba aravuga uti ariko nagerageza bitewe n'uburyo nshaka gukina filime kuko filime ndabishoboye. Then ngo Regis bisoza uyu mukobwa amufashe ku ngufu mu gihe bakinanaga. Nkibaza ngo ese ni abantu babakameraga bareba ko bakinaga filime, ese uyu mukobwa yaba ari kubeshya? Ngaho nguko uyu mukobwa yaje kuba yavuga uti njyewe uyu Kapiteni Regis ibihamya birahari ko dushobora kuba twararyamanye kuko wenda njyewe aze kunyanga ariko akunde umwana uri mu nda. Abantu bakabihuza nuko ameze iminsi uwo bita Miki ari kuvuga uti Kapiteni Regis yateye abantu inda cyangwa se ari uwo yateye inda. Abantu bakavuga uti se haba ari Miki ushobora kuba wishyuye uyu mukobwa kugira asebye Kapiteni Regis? Ndagira ngo nkubwire ngo iyi nkuru yemeze kuba kimomo ahantu hose yamaze gusesekara ku mbuga hose, aho uyu mukobwa ari kugenda ashinja Kapiteni Regis ko amutwite. Ndagira ngo nta byo gutinda ndeke kubatindira mbanze nshyireho video y'uyu mukobwa ashinja Kapiteni Regis, niturangiza turebe icyo biraza guca cyangwa se biraza gucyura, dore ko ari ibintu bikomeye cyane. Reka dushyireho video y'uyu mukobwa mubanze mwumve amagambo akomeye cyangwa se ameze nk'aho atera ubwoba uyu Kapiteni Regis ari kuvuga mu kiganiro. Ubundi nze dukomeze twagure umuryango mugari wa MJ Len Challenge kandi wibuke gukanda subscribe. Regis ahantu twasambaniye genda hazi mwege tuba muhungu ndafise nimero ziwe nawe ubwo arahazi sindazi ko yobyihakana. Basi janyange nangorane ariko akunda umwana uri mu ndamana. Je ni Regis wenyine mugabo twahuye mu gihe cyateganyijwe ndaza guhura nabo, aho niho je nahise menyera ko mwite nangura kugira gasese mugabo ndiko ndaruka. Warebye ko mukanya ndiko ndarya imyembe, uri kumbiriza imyembe ikiri mutoya ndano mahara mukabagirimo ndayigendana, sibyo? Ndamuhamagara ndabimubwira, mbimubwiye we yaravuze ngaro ni mugabo wanteye inda ngo kagakobwa ngo twahuriye haya Kicukiro. Yego ni ndako ngako wabwiye kuzashira muri filime Reje nunshiremo. Ubu tuvugana ikibazo si cya filime mfise sinshaka no gukina ariko byura basi nabyara bikino. Nana murazi ukuntu inda ntoya mugabo ikorogana, mufashe no kuri mfemo nimuncira urubanza, sibyo? Oya ntawagucira urubanza kuko nyine byarabaye nta kindi gisubizo mfise, nta kindi wabikoraho. ariko ikintu kimbabaza ni ukuntu ajya gutaratara amakuru ngo runaka yateye inda. Uri kumviriza ngaga yateye inda, ngo yateye inda z'imanga zibiri. Nakibuka ukuntu mani namuhamagaye uzi jambo yambwiye ngo jewe ntago ntera inda mani. Umuntu ubu naje hano ubu naje nga si puranke mubanze mubyumvirize kuko je ntago puranke yankurira ngo ndaje nga mudufatirana ngo mugiye kudufasha mu izo mano zacu birangire muryamanye natwewe muzi ibintu mukora. Ibaze yuko none yagezeho ndavuga reka ndafata ifoto arabyanga. Uri kumviriza yonga ko nafata ifoto, uri kumviriza manone. Ufite imyaka ingahe? Imyaka 18. Ufite imyaka 18? Ego. Ngayo nguko ibya Kapiteni Regis umukobwa yasambanyije afite imyaka 18. Ariko hagati aho ibi bintu byakomeje gucanga abantu bakavuga uti se kwaba ari Miki wamuteje aba bantu. Ndagira ngo nkwibutse ukande subscribe yonyine gusa hano kuri MJ Len Challenge, ubundi tuye duhuza umunsi ku wundi. Hasta la vista, ciao ciao.